ari ibyo gushima. Irangije avuga ngo rero ngiye kuguha promosiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ishimwe rivuye ku ndiba y'umutima rijyana n'igitangaza. Nyama nta nubwo ari inyama gusa, turashaka n'ibyo kurya, ibintu byo gutungwa n'udusimba twica, ubundi tukaguruka tukadusiga, ubundi Mana tugenda ubabwire ejo bazitegure nzabaha ibyo kurya. Uzi ibintu Imana igikorera umuntu udafite umutima ushima, iguha manu. Manu ni ikintu kibi cyane, kubera yuko ibihwanye n'uwo munsi gusa ikarangirana nawe. Irababwira ngo mbahaye ibiryo ariko muzibeshye muhunike, buzajya gucya musanga ari inyo. Yesu nahimbaza guhora ibibaha buri munsi. Barangije bayora byinshi babitaba mu mahema munsi y'amashuka no munsi y'amapata. Ugiye gucya mu gitondo basanga narasenga unde mu mutima mu rugendo, unde mu mutima mu rugendo. gatoya tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ugira icyo ubwira Imana uyishimira mu ijambo ryayo. Murabizi ko turi mu kwezi ko gushima. Uku kwezi ni kurangira ntabwo tuzarekeraho gushima Imana, ariko tuyobowe n'Umwuka Wera. Twahaswe kudasaba, duhatwa kutinginga, ahubwo duhatwa gushimira Imana n'igihe bitari byemera, kuko niyivuga bikaba yategeka bigakomera. Haleluya. Gira rero ishimwe uyiha muri aka kanya. Tugiye kwinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Turagushimiye Nyiringabo Mana yera, tuguhaye icyubahiro gitare cy'amahanga. Uri Alpha ukaba Omega, uri itangiriro kandi uri iherezo. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Ndagushimira ku bwanjye no kubw'abera bose bateraniye hano, ndetse no kubari kumwe natwe online. Izina ryawe nirishimwe Mana Nyiringabo. Nta rindi jambo dufite ryo kuvugira imbere y'amaso yawe, ariko twashubije amaso yacu inyuma n'intekerezo zacu, twibuka ko watubereye Imana. Mu gihe cy'umwuma waturinze kugwa isari, mu gihe cy'inzara waturinze kwicwa nayo, mu gihe cy'intambara waturinze umwanzi wacu kutwishima hejuru, mu gihe cy'amakuba n'ibyago watubereye umurengezi, mu gihe cy'umuyaga mwinshi wa serwakira wagombaga kuduhitana, watubereye igihome n'ingabo nini cyane idukingira. Tuguhaye icyubahiro kuri iki gicamunsi. Turagushimiye Nyiringabo Mana idahinduka. Izina ryawe ryera nirihabwa icyubahiro. Urakoze no kubwo kubaho kwawe twabonye hano Mwana. Ntabwo twabifata nk'ibisanzwe, ntabwo twabifata nk'ibintu biraho, ahubwo wowe Mana inezeza umutima, ikarema ishimwe. Nyiringabo Mana ikomeye, ijambo ryawe rirambwira ngo imigezi y'amashimwe izadudubiza ituruka mu nda zacu. Turagushimira gitare gikomeye ko watugiriye ubwo buntu. Izina ryawe nirihimbazwe. Wakoze kurinda umukumbi wawe amahoro, bakaba bari hano Mwami. Nta nkuru y'incamugongo twumvise. Turagushimira kubabashije kuguhamiriza. Turagushimira no kubatabonye uwo mwanya, ariko bavuga ngo nabonye Uwiteka, naramutakiye aransubiza, naramwambaje arambwira ati ndi hano. Turabigushimiye gitare cy'amahanga. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Nanjye umujakazi wawe nciye bugufi cyane imbere y'amaso yawe. Mfashe indangurura amajwi Mwana. Ndasenze ngo Mwuka Wera wiyazuye Kristo mu gituro, abari wowe uvugana n'umukumbi wawe. Dore ni wowe uzi ko umuntu wese akwiriye kugaburirwa. Ngaho kora ku meza ya data y'icyubahiro, ubashe guhaza buri mutima wose. Umuntu wese uteraniye hano asohoka abonye ubwiza n'icyubahiro cyawe. Urakoze Mwami, mu izina ryera rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Komera Yesu amashyi menshi. Imana iguhumugisha. Wicarire mu kubaho kw'Imana. Bwana Yesu wasifiwe. Tubahaye ikaze abantu bateranye natwe ari ubwa mbere. Imana ibahumugisha.
Beacon of Hope Christ Ministries ni umuryango w'abana b'Imana, ni urugo rw'amahoro, ni urugo n'isoko aho Imana inyuza kugira neza kwayo. Wumva uguwe neza, waba uhamaze amasegonda 2, waba uhamaze isaha, waba uhamaze guhera aho twateraniye, uba amahoro muri Kristo. Rwose uri mu mwanya ukwiriye. Nagira ngo umbwirire umuntu ukwegereye, umubwire ngo ikaze mu nzu y'Imana. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Mubwire ngo uri mu mwanya ukwiriye. Mubwire ngo ni wewe wari ukwiriye kuba hano. Haleluya. Yesu abagirire neza. Nitwa Odeth Mutoni, ku bantu bambonye ari ubwa mbere. Ndi umubyeyi mu buryo busanzwe bw'umubiri. Imana yampaye umugisha w'urubyaro, ariko no mu buryo bw'umwuka. Ndi umubyeyi wabo ndebesha amaso nabo ntabona. Mbishimira Yesu Kristo. Ariko icyo nshima cyane, Imana umuremyi w'ijuru n'isi yampaye Yesu aruhura umutima wanjye. Ibyo ndabyirata, nawe nkabimurata, bikaba byambuza gusinzira ntabuze igitanda. Haleluya. Uraho mama wini? Hobe hobe cyane. Haleluya. Yesu abaha umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Nagira ngo Gerard ahari bamwegereze mikrofoni. Turi mu kwezi ko gushimira Imana. Biradukwiriye nk'abana b'Imana kugira umutima ushima. Reka mbabwize ukuri, nta nubwo ari umuco wacu twitoje cyangwa twatojwe nk'Abanyarwanda wo gushima. Ariko niba hari ikintu kidukwiriye, ni ukwitoza gushima. Ubundi gushima ni ikinyabupfura, ni ingeso nziza. Murimo kubyumva yemwe? Ni ukunyurwa. Yesu nahimbazwe cyane. Usanga kamere muntu, cyane cyane muri iyi minsi y'imperuka, icyo umuntu yakiriye atagiha agaciro, ahubwo aha agaciro icyo atabonye. Iyo ntabwo ari kode y'ubumana. Iyo ni password y'abadayimoni. Kuko uko Imana yarushagaho kuzamura rushofero ikamurutisha abandi bamarayika benshi, niko yarushagaho kubona ko nta kimana yamukoreye, kugeza ubwo ashaka guhirika Imana ngo abe ari ujya hejuru yayo. Umunsi umutima wawe wakubwiye ngo nta kimana yakumariye, be careful. Uba watewe, ntabwo ariko bimeze. Byonyine uwo mwuka uhumeka upima ibiro byinshi mu mibare ya hano mu isi ndetse no mu mibare y'Imana. Iyo bawugutije uri artificial urawishyurira, kandi no kukwinjiramo birakubabaza bikabije. Ntabwo ari akantu bakwegekaho, bahimba inzira zitigeze ziremwa n'Imana gukoreshwa gutyo, bikarangira ubabaye cyane, ukishyura ikiguzi kinini kandi n'umumaro wabyo ntuba ari wo mwinshi. Ubundi Imana itakunamuye ntabwo ushobora no kurenza imyaka 5 ukiri kuri oxygen iyi isanzwe y'abantu batanga. Yesu ahimbazwe cyane. Mbwirira umuntu ukwegereye umubwire ngo ufite impamvu yo gushimira Imana. Haleluya. Turasoma ijambo riri mu Batesalonika ba mbere ibice 5 n'umurongo wa 18 wonyine. Abatesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 18. Haravuga ngo mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari by'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Amen. Ntabwo Imana igushakaho kuririmba. Ntabwo ikibanze gushaka hari ukuvuga ubutumwa. Ntabwo ikibanze gushakaho ari ukugaragaza ko uzi indimi nyinshi, wabaye umunyedini ubimazemo igihe kirekire. Ahubwo umva uko ijambo ry'Imana rivuze. Mu bibaho byose, haleluya,
ni ukuvuga ngo hano Pawulo yandikira iri torero ry'i Tesalonika yari arimo kubabwira ngo mu makuba, mu burwayi, mu buzima, mwagize ubukwe, mwumvise inkuru mbi, mwabonye ibintu bitagenda, byaba bigenda cyane, mu bibaho byose. Halo, Yesu nahimbazwe cyane. Icyo kinyarwanda muracyumva? Mu bibaho byose. Muzi ukuntu ibintu biba ku isi bitandukanye. Yesu ashimwe. Haleluya. Mu bibaho vuga abandi bazashimira Imana bafite amazu yabo i Kigali, nawe basohoye mu nzu bahaye prive ushime. Ngira ngo nkubwire ko materials Imana yakoresheje cyangwa materiyeri ikurema yazikoresheje no ku bandi bantu ubu batagihumeka. Yemwe aho bashobora kuba bafite kuko ndindirije kuba n'icyubahiro cyawe. Yesu nahimbazwe cyane. Njya nkunda umugabo witwa Dawidi. Buriya umuntu yashima Imana bikuye ku mutima we, mu yandi magambo. Hanyuma abana b'umugeni wakowe baguma mu rugo, bagumana na nyina na se. Ariko mwumva imibare y'Imana. Dawidi arangije asanga nta se, nta nyina, nta mukuru we, nta murumuna we, aho hantu ari mu ishyamba n'intama ubwazo, ahantu yaziragiraga hari intare, hari idubu, ntacyo zari buzamufashe. Ibyo bimutera kwiga kwisabanisha n'Imana umuremyi we. Asanga yazengurutse isi yose amaso, akabona atabona gutabarwa kwe keretse guturutse ku Uwiteka. Bwana Yesu asifiwe. Dawidi yiga gushimira Imana no kuyihimbaza no mu makuba ye. Ubw'icyubahiro nyubaha, dore uranshima no mu bihe bitari ibyo gushima. Irangije avuga ngo rero ngiye kuguha promosiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ishimwe rivuye ku ndiba y'umutima rijyana n'igitangaza. Ntabwo yahimbarizaga Imana mu iteraniro. Yesu nashimwe cyane. Ubundi ubukristo udakoze hahandi mu cyumbi wawe nta nubwo ufite mu giterane cyangwa mu iteraniro rya bose. Imana nishimwe cyane. Dawidi arahiherereye, yumva amajwi y'intare, yumva imbogo zivuga, yumva irimbo, abaja n'abagaragu bakikiriza, igihugu cyose kikarangurura kugira ngo ndusheho kuryoherwa. Haleluya. Imana yacu nihimbazwe cyane. Iravuga ngo ntago ndi bubyihanganire we. Bene Yesaya abandi bameze neza, baratewe baramera, n'abasore b'uburanga bwiza, barabajyana mu saruni, bagiye mu myitozo ya gisirikare, bubatse body. Ariko Dawidi ntabwo wubatse umubiri, ntawe kwitayeho, ariko wubatse umutima, wubaka ubusabane bwanjye nawe. Ntabwo ngiye kubyihanganira, ntabwo wakwicara mu ishyamba ngo bikunde, ahubwo ngiye kwimura umwami utazi. Yesu nahimbazwe cyane. Abantu bamwe bari hano mwavukiye i Kigali cyangwa Kinshasa cyangwa i Bujumbura, nta makuru y'ishyamba mufite, ariko iyo ndeba ku maso yanyu mbona atari mwese. Yesu nahimbazwe cyane. Niba hari ahantu hatajya hapfa kuba ibyiringiro ni mu ishyamba. Nta gutabarwa kuhaba, isaha yari yose ibintu byahinduka. Ariko Dawidi iyo yahajyaga akibuka ko Imana umuremyi wiri kumwe nawe, akibuka ko ijuru rikinguye, akibuka ko Uwiteka amwitayeho. Haleluya. Yesu nahimbazwe cyane. Igihe kimwe ngo intare yarazaga ngo igafata umwana w'intama, Dawidi akayicakira ngo akavuga ngo mu izina ry'Uwiteka wanyohereje muri iri shyamba, kuri iyi myaka yanjye mitoya y'ubugimbi ndakwica, ntabwo uri bunjyana umwana w'intama wa data. Ngo yarangiza akavuga ngo natakiye Uwiteka aransubiza. Yeee agaciro. Vuga gukomera k'Uwiteka, zamura icyubahiro cye, ririmba indirimbo yishimwe. Iyo winjiye muri ubwo buntu, Satani arakujomera mu isi y'umwuka, akavuga ngo uyu si umucumbitsi, uyu ntabwo yaje none, ahubwo arahatuye, ahafite ikibanza mu Mana, uyu sinzamushobora, nzanyeganyeza ariko ntibizampira. Agahambira ibyo agacaho, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Haleluya. Bene data bwoko bw'Imana, inshuti zanjye, nagira ngo mbabwize ukuri yuko iyo uhimbaje Imana mu makuba no mu byago, ntabwo Imana ibyihanganira.
mbabwire abenshi impamvu mwakererewe hano ni ukubera ibintu bitandukanye, akazi, abana, utuntu n'utundi tubagoye tubasitiresa. Mugirire umugisha kuwiteka, gushimira Imana. Haleluya. Gushimira Imana ni master key, ni urufunguzo rufungura izindi byihuse muri kode y'umwuka, mu isi y'umwuka itarebeshwa amaso. Ariko ubusingiye kubasiga utashobora kubona iyo mibare, ntushobora kuyibara hano ku isi ngo byumvikane, ariko mu mibare y'ijuru ni ahantu winjira ugacubira, ukarenga igicu cya mbere, ukarenga icya kabiri, ukarenga icya gatatu, Imana ikavuga ngo dore wari ugiye no gukenyuka, ariko ntabwo bizaba, ndisubiye kubera ko sinahombira ishimwe, ntabwo nabasha kubaho. Numva uyu mutima umenetse, uzamura icyubahiro cyawe. Bwana Yesu wasifiwe. Haleluya. Yesu nahimbazwe cyane. Kibazo abakristo benshi bibera muri comfort zone. Yesu yaramfiriye, agomba no kumanagura amarira, akansegura, akanyicaza, akanyambika. Like really? Ni wowe umuha gahunda yo gukora? Amina, haleluya. Ariko mujya mwibuka amagambo musoma Bibiliya. Bibiliya iravuga ngo turi abasirikare. You are a soldier. Ninde musirikare ujya gukora mucaka cyangwa amafunzo ari uko bibaye saa sita z'amanywa ngo imbeho itamwica? Wamubonye? Bibiliya ikongera ikavuga ngo turi intumwa mu cyimbo cya Yesu. Wigeze ubona bamubebeza? Igihe yari ari inaha ku isi baramubembereje, ariko n'igihe yari afite inzara y'iminsi 40 n'amajoro 40, Satani yaramubwiye ngo hindura umutsima, ndabizi wowe ndakuzura umwana w'Imana, ubifiteho n'ubushobozi. Arangije aravuga tumva, ndakubwiza ukuri, wowe waracanganyikiwe. Kwanza umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose riturutse mu kanwa k'Imana, kandi iryo niryo rimbeshejeho. Jewe ubwanjye ndi ijambo ry'Imana. Yesu ahimbazwe cyane. Ukwiriye gushimira Imana mu bihe byose. Shimira Imana muri byose. Reka mbabwize ukuri itorero ry'Imana, mbinginge bwoko bw'Imana, Satani ntakakuriganye ngo aguhoze mu bujiji. Ntabwo amarira yawe ari yatuma usubizwa. Bibiliya ivuga ngo ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Igihe cyo kurira ni cyiza uzarire, kuko uri umwana ufite umubyeyi uri bukureba akanaguhoza amarira. Ariko ntimukabe impinja zo mu mwuka. Ntabwo ibihe byose ari ibyo kurira, ntabwo ibintu byose ari gusaba mama mama mama, Mana mpereza mpereza mpereza. Hari n'ibindi wibagiwe, mpereza mpereza mpereza. No. Kera uduhungu twanjye dukuru barutanarwaho ngira ngo umwaka n'amezi. So iyo naguraga umwenda usa gutya, wenda usa icyatsi, undi nkamugurira usa umukara, havukaga intambara ikomeye. Udafite uw'icyatsi agashaka uw'icyatsi, udafite uw'umukara agashaka uw'umukara. Kubera iki? Ni abana. Gukemura icyo kibazo byanteraga kubagurira ibisa, uniform nk'aho ari impanga. Aho bamariye gukura basanga batagomba kwambara ibisa, kuko bari bamaze gukura nyine. Impinja zo mu mwuka nazo zibaho zivuga ngo icyo nkwiriye kubona kiracyari mu biganza by'Imana, ibyo nabonye ntabyo bimaze. Ariko reka nkubwize ukuri, haleluya, ukwiriye kunyurwa n'ibihe Imana igushyizemo, kuko niyo yonyine mwanditsi, muremyi, muteguzi, ushiraho ubuzima bwawe, nizi bigukwiriye byose. Muranyumvise buriya? Haleluya. Uyu mugabo witwa Dawidi mbabwira, muri Zaburi ya 23 umurongo wa 4, niba ngombwa turifashisha n'uwa 5. Musomyi yagezeyo. Zaburi ibice 23 umurongo wa 4 n'uwa 5. 23 umurongo wa 4 aravuga ngo, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Ntabwo nzatinya ikibi cyose kuko nzi
inshyimbo yawe n'inkoni yawe inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Uwiteka we ndagushimira ko ari byo bimpumuriza. untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Uburyo ubigenza ntabwo untunganyiriza ameza habaye pate cyangwa ubukwe, ahubwo ujya ushobora kubikora no mu maso y'abanzi bawe. unsize amavuta mu mutwe, ntibigutere n'ubwoba bwo kusiga amavuta mu mutwe. igikombe cyanjye kirasesekara. cyane kikuzura, nticyuzure gusa ahubwo kigasesekara. Haleluya. Wow. Yesu nahimbaza Amen. cyane. Nagira ngo mbabwire ngo nimuhuguke tuganire. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Ndashaka ngo wige gushimira Imana. Reka ne kubyiyitirira kuko iyi topic nyivuga ni umwuka w'Imana wari wayinganirije. Yesu nahimbazwe cyane. Imana ntabwo ishaka ko tuba nk'utwana tw'ingayi dushima ibyo tutarabona tugatesha agaciro ibyo twabonye. Bwoko bw'Imana, niyo waba uri umukene wa wundi wanyumuherayo, ndakubwiza ukuri kweruye ko hari umuntu uruta. Uko biri kose hari umuntu ukubona akavuga ati icyama nkamera nka runaka. Ariko banza ari nka bya bindi abanyarwanda bavuga ngo wambaye ikirezi ntamenya ko cyera. Niyo mpamvu ufata iby'Imana yagukoreye aho kubisubiza ngo biyihe icyubahiro, ahubwo Satani akabikoresha nk'inkota igucumita. Mwabibonye? Kutanyurwa, kudashima Imana, kutagirira ibyiringiro mu Mana bitera abantu gukenyuka mu masezerano y'Imana. Ariko murimo kunyumva? Maze ubutaha nimujya mujye muzana n'ikaramu. Kutanyurwa, kudashimira Imana ibyo ugezeho n'ibyo ikuremera muri icyo gihe. Mu yandi magambo ni nko kubwira Imana ngo you know what God, ibintu urimo gukora ntabwo ari byo. Warakosheje, warandemye yego, ushyiraho iminsi yanjye yego, ariko wibagiwemo akantu ka programming, urimo urabikora nabi ukuntu urangerereza, nagutuma mera uko nakabaye mera. Yesu nahimbazwe cyane. Icyo gihe ikintu kikubaho, mwibuka Abisirayeli bagenze mu rugendo ruva muri Egiputa, Imana ibereka ibitangaza bikomeye. Ntabwo ari bya bindi by'inzige gusa n'amazi yahindutse amaraso n'ibiki byose, oya. Bariya abantu ntibagiraga amaduka, ntibagiraga za shopping malls, ntibagiraga za supermarket baguriramo imyambaro n'inkweto, ariko Imana yatumaga batambara ubusa, igatuma inkweto zo ku birenge byabo zidasaza. Umwana akavukana urukweto, yajya kurara ugakurana nayo. Yesu nahimbazwe cyane. Murumva ko Imana yari yarabambitse imyambaro iri special n'inkweto ziri special. Ariko umurengwe ubatera kuvuga ngo ariko Mose we, wowe n'Imana yawe mwatujyanaga hehe? Reba nk'ubu ngubu inzara itwiciye mu butayu, iyaba twarigumiye kwa Farawo, nibura tukicwa n'imibabaro, tukicwa n'agahinda, uko biri twiriraga ubutunguru n'amatungurusumu. Niba hari ibintu bibi, ninde muntu wari wahekenye ibitunguru atarimo kurya ibiryo, atari salade? Keretse ari umuti. Ibinini biraryoha, ibaze wanze ubuntu bw'Imana ukifuza ibinini. Burya umutima w'umuntu udashimira Imana uhita, umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Imana nihabwa icyubahiro. Hanyuma ngo bamaze kwijujuta, Imana ibwira Mose iti genda ubabaze ngo murashaka iki. Mbere yuko musubira mu butayu bwari bubishe, mwaririragamo ku manywa na nijoro, icyo mushaka ni iki? Urumva nyine turashaka inyama. Imana toke murashaka inyama? Aya, nta nubwo ari inyama gusa, turashaka n'ibyo kurya, ibintu byo gutungwa n'udusimba twica, ubundi tukaguruka tukadusiga, ubundi Imana tugenda ubabwire ejo bazitegure nzabaha ibyo kurya. Uzi ibintu Imana igikorera umuntu udafite umutima ushima? Iguha manu. Manu ni ikintu kibi cyane, kubera yuko ibihwanye n'uwo munsi gusa ikarangirana nawe. Irababwira ngo mbahaye ibiryo, ariko muzibeshye muhunike, buzajya gucya musanga ari inyo.
Yesu nahimbaza guhora ibibaha buri munsi. Barangije bayora byinshi babitaba mu mahema munsi y'amashuka no munsi y'amapata. Ugiye gucya mu gitondo basanga itabinyibutsa umusaza umwe ujya gutwigisha kaducira umugani w'abantu b'abaturanyi bacu hariya mu gihugu cya Uganda. Mu kigo umwe ngo yajyanye na mugenzi we bajya guhiga, abaye agenda bashakisha akanyamaswa bari bwice, abona ahantu haronze niba ari amayezi, sinzi uko ndi bubivuge, bya bintu biva mu nda z'inyamaswa cyangwa z'inka. Kubera selfishness yanga kubwira mugenzi we, ahita abyikubita hejuru aricara. Undi atari ko sati ko wicaye tutarahiga, banza ugende mushaho. Bivuze ngo bugende ushakisha mugenzi wanjye. Akajya muhamagara, ariko kanaka kutaza ngo duhiga umuhigo dutahe, cyo genda nyine kinshitamire. Abumva urwo rurimi babyumvise. Ati we genda mfite ikintu nicariye hano ku kibuno cyawe. Kuko yicara akabitinda hejuru, birimo birayenga byahindutse amaraso. Icyashitamira arakishitamira kugeza igihe mugenzi w'amasaha yo guhiga yarangiriye arataha. Abariye ko yatashye atari bumusabe kanguka utagifite icyo ufata, ahubwo igihe cyaraguciyeho. Ariko umunyabwenge wese aravuga ngo Uwiteka niwe byiringiro byawe, Imana yanjye niyo gitare cy'agakiza kanjye. Haleluya! Niyo ifite ubuzima bwanjye mu ntoki. Yesu nahimbazwe cyane. Nta gihe gitungura. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Umutima ushima ni umutima wanguka. Umutima ushima ni umutima wunguka. Kera nyuma ya Jenoside nari nkiri umwana, mwese murabizi ibyo bihe abari bariho bwari ubutayu bukomeye bitewe n'ibihe igihugu cyari kivuyemo. Nigeze gusaba Imana urukweto ubwo nari mfite rwashaje, ariko njya gusenga mfite, ariko ubuki nibubure basi haboneka amata nabure basi haza ubuki, ko niyo nta kintu na kimwe gihari. Ubu bizagenda gute ko ya masengesho y'amafuti yo kuriguretinga gusa kandi nta n'ikintu byigezeho? Mbaye sinziriye nijoro nguye agacuho, umuntu arampamagara asomera kiriya byanditswe, arambwira ngo ntimukiganire ngo muzambara iki cyangwa muzarya iki, ngo mbese so wo mu ijuru ntabwo azi ko mubikwiriye byose iyambika uburabyo bwo mu ishyamba ikambika inyoni zo mu kirere. Umunsi niga kubyuka nkihana, ndahinduye isengesho, ntangira kubwira Imana ngo Mana ndagushimira ko inganda zacu sinshobora kubwibagirwa. Imbere hari hafunze, inyuma hafunguye. Noneho ngiye gusoma asanga handitseho ngo made in Italy. Ibaze cagosha, ariko bari na original. Yesu nahimbazwe cyane. Numva umutima wanjye wuzuye ishimwe rikomeye, kuko nta mwene wacu wabaga mu Butaliyani wazaniye iyo nkweto. Imana yari yeranje iyinyuza ahantu inyuze, niba ari mu nyanja, niba ari mu kirere, ibyo si ibyanjye kumenya. Ariko kuva kuri kamambiri ukambara urukweto rwa made in Italy. Yesu nahimbazwe cyane. Mbabwira ikintu cyabaye ku buzima bwanjye. Ndimo senga Imana ndirangibwira ngo warakoze kumurira inkweto mu Butaliyani. Imana yarambwiye ngo ibirenge byawe ntibizabura inkweto zo kwambara. Bikwiriye. Haleluya. Yesu nahimbazwe cyane. Iyo ugayitse Imana rero uba ugaye Imana umuremyi wawe, ukanagaya n'ibikoresho byayo, ubwo igikurikiye kuri ibyo uba ugiye guhabwa iby'agahimano, kuko umutima wawe ntabwo witeguye kwakira ineza y'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Ariko ku murongo wa 4:23 Zaburi atara menshi, ahubwo nuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Birampagije. Kuri konti hariho ubusa, birampagije. Inda yanjye Haleluya. Birampagije. Naba naramwicumba Mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Mwari muzi ikintu gihagarika imitima y'abantu nuko ushaka kwiringaniza na kanaka.
ubundi yaba wabagaho nkawe wakabayeho mu buzima bufite amahoro bunyuzwe butuje, ariko kubera intege nke ziba mu mitima y'abantu n'umwobo w'umwenda ukomeye. Samweli yaje kwa Yesayi, Imana imubwiye ngo genda unyimikire umwami. Kuri Dawidi yaravugaga ati ahari agahenge karaje, Imana iguye mu ishyamba inyujije intare n'indugu injyanye nibura muri parasi. Yesu nahimbazwe cyane. Amen. Ariko mwari muzi ko ataranagera kwa Sawuli ngo amutere amacumu, atari yanajya no kuvuga. Twize neza amategeko y'ingabo za Isiraheli, twaratojwe, twatanze igihe cyacu gute kano gahungu kava hariya mu ntama kanuka amase kakaza akaba ariko katudepansa. Buretse sha tuzi ukuntu tuzabigenza. Nagira ngo nkubwire ngo nubwo yari amaze gusukwaho amavuta nta mahoro yari afite. Haleluya. Ariko aratinyuka aravuga ngo ariko urabizi Uwiteka ni ihembe ry'agakiza kanje, nawe uzigera aricisha bugufi ngo arigire rito. Imana nihimbazwe cyane. Bwana Yesu wasifiwe. Umwana w'Imana nyakuri ashimira Imana no mu bitagaragara, ashimira Imana no mu bitaryoshye, ashimira Imana no mu bitariho. Yobu yaravuze ngo nubwo amakuba yanjye ari menshi, nubwo ibyago byanjye ari byinshi, inshuti zikambwira kwihakana Uwiteka, umugore akambwira ngo nimutere umugongo mfe, ariko jyewe ubwanjye Yobu ndabizi neza ko amaso yanjye atarayundi ariyo azareba Uwiteka umuremyi wawe. Imana ihimbazwe cyane. Ukwiriye kurenga irevo y'agakiza k'umwotsi gusa kubera ko waguze esperi ukaza gusirimba, kubera ko ufite kawunga mu nzu ukagira amashyi hanze Kristo ku bwanjye. Ese wampaye umwana umwe w'ikinege, Mana uzanyima ijipo, uzanyima urukweto, uzanyima minerivare. Ndabizi ko ari igihe kitaragera, ariko ejo hanjye ni heza. Mana urimo urahategura, ndagushimira ko ufiteho imigambi myiza cyane. Imana ikavuga idosiye ya kanaka yihute, ndashaka andi mashimwe yandi arushijeho kuri ayo ngaho. Yesu nahimbazwe cyane. Amina, haleluya. Ubundi gushima no mu buzima busanzwe ni ukugira umuco. Hari imvugo abanyamahanga bajya bavuga ngo charity begins at home. Abanyarwanda ugenekereje wanza ari wa mugani baca bavuga ngo uburere buruta ubuvuke. Yesu nahimbazwe cyane. Mbere yuko usingira ibiri kure by'Imana, banza unyurwe n'ibiri hafi. Banza ugira umutima ushima, banza ugira umutima wizera Imana, banza ugira umutima unyurwa, banza wige kuramiriza Imana mu cyumba cyawe. Hanyuma ujya twese buri muntu wese uwaraye aramiriza Imana mu cyumba, uwayihimbarizaga muri saro, uwayishimiraga mu mbuga, duhurire hano muri Bikoni tuvuge ngo Mana tuguhaye icyubahiro, duterane inkunga tuzamure kugira neza kwayo, ariko twabanje kuyiramiriza hiherereye. Niko kuyihimbaza nyakuri, niko kuyiramya nyakuri, niko kuyishima nyakuri. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana niyo kwizerwa. Iyo umuntu yaremye ahaye agaciro ibyo akora, naho byaba bisa naho bitaryoshye, ijuru riba ririmo gukora ibitangaza. Ubundi ikintu cyihutisha imikorere y'Imana ntabwo ari ukumenya gukora cyane, kuko Imana ntibeshywa, ntijijishwa, ntishushanywa, ntitekinikwa. Izi byose iriho, yahozeho kandi izakomeza kubaho. Yesu nahimbazwe cyane. Ikigushakaho ni kimwe gusa, ni ukuvuga ngo icyubahiro cyose Mwami wanjye ni icyawe, amashimwe yose ni ayawe. Kandi ntabwo bivuzwe n'uyu munwa gusa, ntabwo byumvikana bitewe n'umwuka gusa, ahubwo birimo guturuka ku ndiba y'umutima wanjye. Naho amakuba n'ibyago byaba byinshi, naho amajwi anyongorera yaba atari meza, ariko Uwiteka we ni wowe wabiremye, akaba ari nawe wandemye, uzi ibinkwiriye byose, nguhaye icyubahiro. Ndabizi ko mu gihe gikwiriye, nubwo bimeze bitya, nubwo kuri izi nkuta handitseho ibi, nubwo amakuru numva ameze uko, nubwo imeri yavuye ku kazi ivuga ibi ngibi, ariko hari icyo mvugaho, kubera ko wankunze bigatuma utanga umwana wawe w'ikinege ku bwanjye. Haleluya,
Yesu nashimwe cyane. Bwana Yesu wasifiwe. Kugira ngo nkubwire ngo niba utariga gushimira Imana ibintu bikiri ivu, ntabwo ufite igihe cyo gushimira Imana. Reka mbabwize ukuri, nutanyurwa muri bitoya, ntuzigere utegereza ko Imana izakwegurira byinshi. Mbabwira ijambo ritaryoshye, ntabwo niteguye kubabeshyera ku ruhimbi. Ubundi niba ushonje ukaba utari wamenya gushimira Imana, watetse amazi nta bugari buhari, ngo uvuge uti Imana ndagushimiye. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Umuntu umwe yigeze atubwira ngo yari asigaje ikiro cy'ibishyimbo mu nzu, afite ikibazo cy'ubukene bukomeye. Mu nyumve ngiye gusoza. Arabiteka yasenze, yiyirije, yizeye, akavuga ati Imana ntijya urahicisha, ndabizi ko ibi bishyimbo birajya gushya, byibuze hari umuntu uzanye ikiro cy'ubugari. Imana rero nta santima igira. Byarangiye bihiye, biranoga, n'amasaha yo kurya aragera, nta muntu uzanye ubugari, nta n'umusezeranije ko azabuza. Naje avuga ati rero Satani, nibeshya nkasinzira ngifitiye imyumvire, urangirira nabi. Reka nkubwire rero ikintu ngiye gukora. Imana yankunze ntakwiriye, nanjye ntabwo ngomba kwishimira kuko ibintu byose bimeze neza, ahubwo ngiye gutegura ameza. Agenda afata udushyimbo twe, ashyira mu isorori, arangije ahamagara Imana. Arayibwira ati rero Mana, waravuze ngo mu bibi no mu byiza uzabana natwe, ariko jyewe singutumiye mu bibi, ahubwo ndagira ngo umanuke mu ntebe yawe y'icyubahiro, kuko wavuze ko uzabana natwe ibihe byose, ubera hose icyarimwe. Uze dusangire, aya ni ameza y'umwami, ibi bishyimbo ureba nibyo mfite, nabiguteguriye mwami w'icyubahiro, ngwino turye, dusangire, turyoherwe, kubera ko ariko wabishimye. Yesu nahimbazwe cyane. Reka mbabwize ukuri, kode ikingura inzugi umwanzi yaborotse z'umugisha, z'ibitangaza, ni ugushimira Imana no mu gihe udafite impamvu yo gushima. Amina, haleluya. Gushima kwa Dawidi ari mu ntare n'idubu kwatumye Imana imuteza intambwe, araza agira agahe gato ko guhangana na bene se. Imana iravuga iti aho naho ndabona bitaryoshye, amashimwe yanjye ntubona umwanya uhagije wo kuyampa. Imwinjiza kwa Sawuli, isanga naho bitazaryoha, iravuga iti rero amasaha y'intare n'idubu yarangiye, mbwirira mwene se mwegeranye dufatanye kwigisha, ngiye gusoza. Yesu nahimbazwe cyane. Mubwira uti ngo igihe cyo kurwana n'intare n'idubu muri aya masengesho cyarangiye. Buretse kuvuga ngo amina cyane utaramenya igikurikiyeho. Uzi igikurikiyeho se? Ni uguhangana na Goliyati. Haro. Haleluya. Ntugire ngo urasohoka hano ugiye guhora uririmba haleluya kubera ko isi yemeye kuyiririmba. Ahubwo kuko ufite impamvu muri wowe, ukaba ufite haleluya nyirizina, ni ugiye kuyiririmba, isi hindukira igukurikiye kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Dawidi yacagaguraga intare n'idubu mu ishyamba, ntihagire uvuga ngo Dawidi yishe inzovu, Goliyati yishe igihumbi. Buriya intambara zose zigira icyubahiro cyazo. Haleluya, ndashimira Imana ko hari ababyumvise. Igihe cy'utuntu toto, kwiganyira, kwiheba, kwibaza uko ibintu ubuntu bw'Imana buri muri aya masengesho cyabishyiriyeho iherezo. Ugiye guhangana na Goliyati, kandi kugira neza kw'Imana, ibuye rikomeza ifuruka ari ryo Kristo, umwami uzakomeza kwiringira, igitare uzakomeza kwatura, nicyo kizamuhangamura, ntabwo ari wowe. Hanyuma ijuru ryemera ko haririmbwa ngo Dawidi yishe inzovu. Haleluya. Yesu nahimbazwe cyane. Yesu nahabwe icyubahiro. Amina. Ubuzima bw'itotomba n'ubuzima bw'impinja. Buri umwana mutoya ikintu abonye agiha agaciro kikiri mu isashi, iyo bagifunguye ntabwo aba akibuka n'icyo agiye kukimarisha.
ahubwo ashobora kuririra ishashi kuruta ikirimo. Ubukristo bw'ubwana bwicwa na Satani akabushikamira kubera kutamenya agaciro n'ubutware n'ubushobozi bw'Imana buri muri wowe. Yesu nahimbazwe cyane. Ariko nyiribihe ni umuremyi wawe. Ifashe vola y'igihe n'iminsi n'ubuzima n'imibereho, Ebeneza, Imana ikura ku cyavu, ihindura ibihe, ihagurutsa abanyantege nke, ikabicazanya n'abikomangoma. Ni igitare cy'agakiza kawe, ni Imana umuremyi wawe. Kandi nkubwiza ukuri, ntabwo yagukuye hahandi hose wari uri ngo ize kukujugunya i Kigali kwanike, oya. Ahubwo iracyafite aho ikujyana. Bwira Satani ngo umva, Rose Muhando yaramubwiye ngo nipishe nipite, mbisa, don't waste my time. Nta gihe cyo kwangiza mfite. Uwiteka nyitaho, Imana yanjye irankunda, ntabwo yandisappointinga, ni igitare cyanjye, ni umukiza wanjye, nta n'abandi yagiriye nabi, ntabwo izabyigira kuri jyewe. Hanyuma Yesu icyubahiro, izina rye rihimbazwe cyane. Haleluya. Amen. Yesu nashimye cyane. Amen. Yesu nahabwa icyubahiro. Hallelujah. Ndagira ngo dusoreje muri Zaburi ya 92 umurongo wa 3 wonyine. Umurongo wa 3 uravuga ngo kwerekana imbabazi zawe mu gitondo. Kadusubiremo. Kwerekana imbabazi zawe mu gitondo n'umurava wawe uko bwije. Tubwirisha inanga ijwi ry'ubwira. Zaburi ya 92 umurongo wa 3. Bohereye ku wa 2 aho ngaho kuri tubwirisha. Tubwira inanga y'imirya 10 na Neberu. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo tubwire inanga y'imirya 10 na Neberu. Haleluya. Amen. Tubwirisha inanga ijwi ry'ubwira. Mu yandi magambo, ijwi ry'urizoninga, ijwi ry'uwatekereje. Kwibwira icyo Kinyarwanda muracyumva? Ntimurumva umuntu avuga nari Rwamagana nibwira ko hari Kigali ariho ngomba kujya ibi n'ibi bigatungana. Ntabwo murabyumva? Kwibwira ni decision making, ni uburyo bwo gufata umwanzuro ariko biba byahereye imbere muri wowe, ugakorana ikiganiro n'umutima wawe n'ubwenge bwawe n'intekerezo zawe, hanyuma mugafata umwanzuro. Yesu nahimbazwe cyane. Amashimwe Imana yishimira ntabwo ari uvuga ku munwa gusa kugira ngo umwanya uhite, ariko urabanza ugatekereza neza ukavuga ngo Mana, mu mateka yanjye njya kuvuka mama yambwiye ko impinja twavukiye rimwe zasigaye mu bitaro. Buriya nubwo ntakurebaga ariko wambereye maso undinda gukenyuka kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ndacyariho. Ntacyo nabona nagutura Mana yanjye, nguhaye icyubahiro. Ndibuka ko nakoze accident mpuye wenda na moto n'imodoka, uwo twari kumwe agacika ukuguru, ukwanjye kugakomereka ariko ukakurinda. Wangiriye neza nubwo hari ibitarakunda uyu munsi, ariko mutima wanjye, ntekerezo zanjye, buzima bwanjye ufite impamvu yo gushimira Uwiteka. Warangiza atari ukugombera kuvuga gusa ibyako kanya, ahubwo ugasubira imbereho muri wowe ukabiganiraho n'umutima wawe n'ubugingo bwawe, warangiza ukavuga icyubahiro cy'Uwiteka. Haleluya. Yesu nahimbazwe cyane. Ntabwo bishoboka kuramya Imana no kwishima uri wenyine utarashobora kubwira umutima wawe ngo wibwire ko Imana ikwiriye icyubahiro. Reka mbabwize ukuri, ushobora no gushyira alamu muri telefone ukandikamo ngo saa moya zuzuye z'umugoroba ndaza kubashimira Imana, igasona ititirr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 Uribuka ibintu Petero yakubwiye umwanzuro bafashe ku kazi? Urawibuka?
uribuka igihe umaze usengera ikibanza aho kugira ngo ubone ikibanza n'inzu wari urimo ukodesha bayigukuyemo ugiye gushima. Ariko iyo wibutse ko hari ibyo Imana yakoze utabigizemo uruhare, wizera ko n'ibitarakora irimo kubikorera hiherereye, bikagutera amashimwe y'urudaca, uva mu ishimwe rimwe ujya mu rindi, uva mu ishimwe rimwe ujya mu rindi, akaba ari ku ijuru rikinguka. Haleluya! Akaba ari ku cyubahiro cy'Imana kimana. Umugabo witwa Salomo yari umutambyi, kandi kera umuntu utari umutambyi nta kintu na kimwe yashoboraga gukora ngo Imana igire ikimenyetso itanga. Ariko ngo yazanye amaturo y'uburyo bwuze, azana inka z'amajigija, azana inyana z'amashashi, yongeraho n'izimaze kuva kuri za nyina. Imana irabireba ngira ngo iravuga iti ariko Salomo we arandenze, nubwo ajya akora amakosa menshi ariko sinabasha kwihangana ngo igicu kiramanuka kiza kiremereye mu rusengero gitwikira abantu bose. Yesu nahimbazwe cyane. Umutima w'ishimwe ryabigambiriye ujya utera Imana kuvugurura, ugahindura systeme, ugahindura inzira wanyuzagamo, ugakora igitangaza kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya cyane. Ugiye guhaguruka dushimira Imana. Buri muntu wese ahagarare ku maguru ye. Ubwiza ukuri ko ufite ikintu cyo gushimira Imana. Ufite impamvu zikomeye nyinshi, nuko wibagirwa vuba, ariko wibutse neza ufite n'izo mu myaka yahise utashimiye kandi washimira Imana. Haleluya! Yesu nahimbazwe cyane. Ubundi gushimira Imana ni ukurushaho kubaka icyizere ku muremyi wawe. Nta wundi muntu uri bugusengere, nta wundi muntu uri bukurepetesha ukuntu bashimira Imana, kuko ni wowe mwagendanye mu gicuku, ni wowe mwagendanye mu butayu, ni wowe mwagendanye mu bihe byari bikomeye. Ibuka igihe wariraga amarira menshi, nta byiringiro by'ejo ufite, nta jwi ufite riguhumuriza. Abenshi muri abasiribateri mwumvaga muzarinda mupfa mukiriho, ariko Imana yaguhaye kubyara, iguhumuriza, iguha ubuheta. Imana yaguhaye icyubahiro. Yesu hari icyo Imana yagukoreye uzi, hari n'ibyo utazi, ukwiriye gushimira Imana. Yemwe si n'ibintu bakwingingira ngo uhendahedera, ahubwo n'umuntu utangaje. Uyu mwanya ugiye kuzamurira ijwi ryawe imbere y'Uwiteka Nyiringabo n'umutima umenetse wabitekerejeho, nk'uko Zaburi ya 92 tubwiye. Imana ikwiriye gushimwa, ifite ejo hawe mu kuboko kwayo, izi uko izabigenza, izi migambi myiza igufitiye. Niko Yeremiya 29:12 ibwira, nzi ibyo mbibwira nzabagira, ni amahoro si ibibi, kandi impamvu bikora ni ukugira ngo barebe umutima w'ibyo muzabona hano. Ntabwo rero ukwiriye kumarwamo imbaraga z'umutima n'ibyo Imana itarakora, kandi hari ibyo. Bwana Yesu asifiwe. Kubita hasi yo magarara yawe, uyibwire ngo Imana yanjye ni igitare cyawe, yakoze biriya izakora n'ibindi byinshi. Hari byinshi irimo kugambira, hari byinshi irimo gutegura, hari byinshi irimo gukora ku buzima bwawe. Haleluya! Niba unafite n'impagarara z'ingurumbi wumvise, kugira ngo ubwire ngo ibyo byiyamye byamaze guhita, byaciyeho, ariko Imana ukuboko kwayo igufitiye imigambi myiza, hari ibyo ishaka gusohoza ku buzima bwawe. Abaririmbyi baba barimo kuvuga ngo ukwiye amashimwe Yesu. hari ibyo unkoreye narasenga, undemye umutima mu rugendo, datukwishimye, ukwiye amashimwe Yesu, imirimo yawe
wiranangaza hari iby'umore ye narasenga mana we unde mu mutima mu rugendo data we datukwishimye dusubire mu kwiyamashimye ukwiyamashimye Yesu imirimo yawe wirantangaje hari iby'unkoreye hari iby'unkoreye narasenga unde mu mutima mu rugendo unde mu mutima mu rugendo datukwishimye datukwishimye icyubahiro ni icyawe mwami w'abami uraganje n'abageranwa nawe urahambaye igitare c'amahanga mana y'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi urakwiriye gushimwa haleluya ntawagereranywa nawe Jehova imirimo yawe irahambaye ku buzima bwacu ibyo ukora byose ni byiza ijambo ryawe ni ukuri we give you glory no one to compare for you are great you are mighty God hallelujah thank you Jesus thank you for your favor thank you for your forgiveness God thank you for your protection thank you for your love thank you for your favor uhimbazwe mwami ushimwe mwami w'abami icyubahiro ni icyawe mwami ukwiriye gushima icyubahiro ni icyawe zaremwe zose bivuge gukomera kwawe urakwiriye gushimwa mwami tugushize hejuru imitima yacu igushize hejuru imitima yacu irakwamamaje imitima yacu irakuririmba mwami kubw'ibyo wakoze ku buzima bwacu kubw'imirimo y'amaboko yawe kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe kubw'uburinzi bwawe ntayegayezwa kubw'urukundo rwawe mana rutarondoreka uhimbazwe mwami kubw'imbabazi zawe zihora witeka uhimbazwe wa mana we niwo ukwiriye gushima niwo ukwiriye gushirwa hejuru niwo ukwiriye gusingizwa niwo ukwiriye gupfukamirwa zaremwe byose bivuge gukomera kwawe zaremwe byose vuga imirimo y'amaboko yawe indimi zose zature zivuga imirimo y'amaboko yawe amoko yose avuge gukomera kwawe amahanga yose ahamye iby'imbaraga zawe urahambaye mwami urahambaye Jehova urakwiriye Jehova Dona urakwiriye Jehova Shama urakwiriye Jehova Nisi urakwiriye Jehova Makadeshi urakwiriye mwami ushimwe mwami w'abami ushimwe mwami w'abami ntawagereranywa nawe mwami uhimbazwa gitare c'amahanga ushirwe hejuru mana y'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi uraganje wowe uri hejuru y'ibyaremwe byose wowe uri hejuru y'ubutware bwose wowe uri hejuru y'icubahiro cyose wowe uri hejuru yo gukomera kose urakwiriye mwami w'abami
urakwiriye mwami w'abami, jina lako litukuzwe Bwana wa majeshi, jina lako litukuzwe. Baba wa sahili tunakuabudu, uhinuliwe shama. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We give you glory, you are worthy to be praised. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised, God. You are great, you are mighty, God. Hallelujah. Urakwiriye. Oh, himbazwa wowe Mana nyir'ibihe, wowe Mana nyir'ibihe, wowe Mana nyir'ibihe, wowe ni wowe ukwiriye gushimwa, wowe ugenga ibihe ni wowe ukwiriye gushimwa, wowe uhoraho iteka ryose ni wowe ukwiriye gushimwa. Ingoma yawe nihanguka ni wowe ukwiriye gushimwa, icyubahiro ni icyawe, inganji ni iyawe, inganji ni iyawe, gukomera ni ukwawe. Urakoze kubw'ingoyi z'umwanzi ucagaguye, urakoze kubw'ibihe bishyuremye, urakoze kubw'ubuhamya bushya, urakoze Mana, izina ryawe rishyirwe. Asante Bwana Yesu Kristo. Thank you, Lord. Thank you, Kugira ngo Lord. nkubwire ngo ukomeze ukingurire umutima wawe imbere y'Uwiteka. Kubera ko Imana uko urimo kuyishima, niko irimo kwibuka amasezerano ya kera yagusezeranije, niko irimo kuyarinyuwira, niko irimo gukangurira imbaraga nshya, niko irimo guhindura Wagize neza, wagize neza Mwami, uburinzi bwawe ntayegayezwa Mwami kuri twe Mana. urakoze Data. Yataba wowe Mwami wanjye, yataba wowe Uwiteka Nyiringabo, tuba twaribagiranye. Umubisha wacu Satani aba yaratwishimye hejuru, ariko kuko uri Imana n'igitare cyacu, kuko uri igihome kirekire kidukingira, kuko uri ingabo nini cyane Mwami, turiho uyu munsi, tuzabaho ejo, tuzakomeza kubaho kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, kugira ngo gukomera kwawe kugaragare. Tuzakomeza kuguhimbaza, tuzakomeza kuvuga imirimo yawe, tuzakomeza kugusingiza tukiri mu isi y'ababaho, kubera ko uri Imana ikwiriye amashimwe. Asante Bwana Yesu Kristo, asante kwa wema na upendo wako, asante Natwe tuzaba mu nzu yawe iminsi yose, wowe udutegurira ameza mu maso y'abanzi bacu. Hallelujah. Wowe udusize amavuta igikombe kigaseseka, wowe uturyamisha mu bwatsi bubisi. Hallelujah, hallelujah. We give you glory, we give you glory, we give you glory. uri mwiza Mwami Yesu. Tugisenga ndimo kubona hari abantu bambikwa imyambaro mishya, ntabwo ari imyambaro yo mu maduka oya irasaza, ahubwo y'ubwiza bw'Imana. Asante Yesu. Helele mboshenderere bosha, lele mama shatara baba shetere bobo, oria mama shekerere boshandara baba, oria baba sheterere boshandara baba, likataya bare boshetere boya, mare kere bobo shandara baba, oria mama sheterere boshandara baba, orikaya ma shetere bora bataya. Ah, uri mwiza Mwami w'abami. Thank you, Lord.
ndumva umwuka w'Imana arimo kuvugana nanjye ngo abantu bari bafite ubwoba bw'ejo hazaza Uwiteka Imana ibahaye kuharebesha amaso yanyu atarayundi kandi mukahareba mudafite ubwoba kuko ni Imana irema iminsi n'ibihe ni Imana ishyiraho ibihe ni Imana ihindura ni Imana yimura abami ikimika abandi nta kijya kinanira urakoze mwami Yesu urakoze gitare gikomeye urakoze mwami w'amahanga urakoze banigira neza urakoze data wera urakoze isumba amahanga n'ibihugu twifatanije n'abamarayika bera n'abera bose bo mu isi data tuvuga muri Imana ikwiriye icyubahiro Hallelujah, hallelujah. Asante Baba, asante, asante Baba, asante Baba. Hallelujah, hallelujah. Asante, asante, ushimye mwami w'abami, ushimye mwami w'abami, tukupe Bwana utukufu mwami w'abami, jina lako litukuzwe, Bwana wa majeshi jina lako litukuzwe, wewe Mungu uliye hai, wewe Mungu uliye hai, hakuna Mungu kama wewe dunia nzima, hakuna Mungu kama wewe dunia nzima. Thank you, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. kumva ijwi riganza umutima wanjye ririmo kumbwira ngo nta bukeho nta bukeho nta bukeho nta bukeho nta bukeho ni igihe cyo kwaguka ni igihe cyo kwigizwayo ni igihe cyo kwagura inyegamo ni igihe cyo kwakira ineza y'umwami Imana niba uri byizeye ukaba ubyumva komera Yesu amashyi menshi Oh, Kaya mashandaraba. Lebo shakaya maribo sheterebo. Maritaya karebo shandaraba. Aiwe witeka wewe. Uteye ubwoba Mana isumba amahanga n'ibihugu. Aiwe buje byose. Abantu bajya babeshya kuko ari abanyantege ariko uri Imana itaje. Uri Imana itananiwe. Imana itagisezeranya ngo inanirwe gusohoza. Uri Imana ivuga bikaba iyo utegetse birakomera. Ndagushimira ko hari igicu cy'umwijima gikuweho. Ndagushimira ko utanze umucyo wawe. Ndagushimira ko utanze kumurikirwa. Yeee uhabwe cyubahiro. Uhimbazwe data. Uhimbazwe, uhimbazwe, uhimbazwe. Uhimbazwe Mana. Niwe, niwe, ukwiriye amashimwe. Niwe wabikoze. Niwe ukwiriye gushimwa. Ntawabasha gukora